nimba waraye inzara iminsi 2 gashira umwe ugashira, ubwo buzaba ubuhamya ku bantu benshi. Mu bikugoye umwambaze, umuhamagare, umutakire. Yesu araje guhindura imibereho yawe. Yesu araje guhindura ubuzima bwawe. Ubicyaremwe gishya muri we. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Unity 1 TV, tubifuriza amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana. Mbabwira ngo Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Uwiringiye Imana wese ntazakorwa n'isoni. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimwiringire Imana kuko Imana ishobora byose. Nta wayiringiye uzakorwa n'isoni. Imana ni byose, Imana nibwo buhungiro, Imana niyo buri kimwe cyose ku muntu wese wiringiye Imana. Rero abakunzi bacu ba Unity 1 Peace TV, twongeye kubasuhuza, dusuhuza abanyarwanda bose aho bari, tubifuriza amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana. Turasuhuza abakristo bose mu matorero atandukanye, tubifuriza ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana n'urukundo rwayo. Turasuhuza abanyarwanda bose bari hanze ndetse n'abakunzi bacu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane noneho abari muri Yesu Kristo mwese, amahoro y'Imana n'urukundo rwayo bibane namwe. Ngiye basuhuza, amazina yanjye ni Mbarushimana Joel, ubasuhuza mbifuriza kugubwa neza muri Yesu Kristo. Nubwo bigoye bene data, nubwo bigoye inshuti yanjye, isi itukubita hirya no hino, ariko nta kintu cyiza nko kuba mu Mana, nta kintu cyiza nko gukorera Imana, nta kintu cyiza nko kwibera muri Yesu Kristo, akaba ari utuyobora. Kuko iby'isi tubyirukankaho, ariko iby'isi byose ni ubusa. Nkuko umuririmbyi yarembye ati ngo byose ni ubusa, ni ubusa mu busa. Ariko ku bantu bizeye Imana, ku bantu biringiye Imana, ku bantu bakunda Imana, iyi si tuyirimo turi nk'abashyitsi. Ariko hari ahandi tutegereje mu bwami bwayo, mu bwami bw'ijuru, aho tuzaruhuka imibabaro, agahinda, ibibazo, intambara, ingorane, ibintu bigiye bitandukanye. Hari aho tuzibera, ariho tuzahora turamya Imana amasaha 28 kuri 28 nta mbogamizi. Rero turabakiriye kuri channel yacu, tubabwira ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, kandi mukora comment ndetse mukora sabone, musangiza ibiganiro ku bantu bagiye batandukanye, kugira ngo iyi channel yacu ibashe gukomeza gutera imbere. Rero aho muri hose ndabasuhuje pe kandi ndabakunda, ariko by'umwihariko abanyarwanda bose aho bari ndabakunda rwose, ndabahobeye, mukomeze kugubwa neza. N'abafite ibibazo bigiye bitandukanye, mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana, hari Imana ikureba, hari Imana ireba ko gahinda kawe, hari Imana ireba uwo mubabaro wawe, hari Imana ireba ibyo utekereza. Wizera Imana uri kurebera ijambo ko bigiye gukemuka, ko Imana igiye gukora ibitangaza mu murimo wawe, ko ari ibintu bidasanzwe bigiye guhinduka muri wowe. Kuko hari bitubaho bene data kugira ngo bitwigishe. Nk'uko ijambo ry'Imana ravuga ngo ibibi bitufatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Sinzi intambara uri muracamo, sinzi ibibazo uri muracamo, sinzi ikikugoye mu mutima wawe, ariko ndaguhumuriza nkubwira ngo mu ijuru hari Imana. Rero ntiwihebe, wamfubyi we ntiwihebe, wamupfakazi we ntiwihebe, wowe ukennye kubera ibibazo bigiye bitandukanye ntiwihebe, mu ijuru hari Imana. Wowe wabuze akazi uri kwibaza ngo biragenda gute, wowe ufite amashuri yawe ariko ukavuga ati nta kazi, nkubwiye ko mu ijuru hari Imana. Imana iteze amaboko kugira ngo igutabare muri icyo kibazo urimo, kugira ngo ubashe kugubwa neza muri Kristo Yesu. Ariko wibuke ko ijambo ry'Imana ravuga ngo mbere na mbere dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizaza ari inyongera. Rero ndagusaba
mu ntege nkeya zacu turimo muri iyi si, mu bitugora, ariko tugerageze gukiranukira Imana. Gukiranukira Imana mwene data, mu nshingano ya mbere nk'umukristo ni uguhora wiyejeje, ni uguhora wihana. Kuko kwihana mvuga si uko wakoze icyaha, si uko wabeshya umuntu, si uko bagize gute, ariko mu ntekerezo zacu hari igihe ducumura tutabizi, aya maso yacu arareba tugacumura, ndetse hari ibintu byinshi bituma tutegera intebe y'Imana nk'uko byagakwiriye. Ariko umukristo ikigusaba ni uguhora twihana amanywa na nijoro, kugira ngo Yesu yinjirire umutima wawe, aze akumara ko gahinda kari mu mutima wawe, kuko nta bundi buhungiro dusigaranye muri iyi si. Ubuhungiro ni muri Yesu, ubuhungiro ni muri Yesu. Ndaguhumuriza wowe urimo urandeba kuri iyi channel yacu, Yesu naguha umugisha, kandi ahindure ibitekerezo byawe, kandi ahindure ibikugoye byose bibe byiza, kugira ngo ejo bundi tuzakubone urimo uratanga ubuhamya, uvuga iby'Imana yagukoreye, uvuga ibyiza by'Imana. Ibibazo byose ucamo nibwo buhamya bwawe bw'ejo, uzabwira abantu bagahinduka, ukavuga ati nimba waraye inzara iminsi 2 gashira, umwe ugashira, ubwo buzaba ubuhamya ku bantu benshi. Ariko Imana ikongera ikakuzamura, ikakugira umuntu ukomeye muri iki gihugu, igahindura amateka yawe, igahindura amateka y'umuryango wawe, igaguhindurira bya n'ibyari bikomeye. Aho niho uzahagarara uvuga ati koko mu ijuru hari Imana, hari icyo Imana yankoreye. Na ba bandi baba bafite ibyiringiro bike mu mutima wabo, ba bandi baba babuze ukwizera mu mutima wabo, uzaba ukomeje umutima wabo, nawe bumve ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Rero bene data, twatumaze igihe kirekire tutavugana kuri channel yacu, ariko twongeye kubibuka, kandi noneho Imana idufashe igisa n'ikisitaza cyose kikurweho mu izina rya Yesu, kugira ngo tukomeze tuganire ijambo ry'Imana, twungurana ibitekerezo, kandi uwizeye Imana wese, uyiringiye wese ntazakorwa n'isoni. Rero kura amaso ku bana b'abantu, wiringire Uwiteka Imana. Imana iragukunda. Ibuka ya majoro waraye usengera ikintu runaka, Imana ikagikemura. Ibuka cya kibazo wari urimo cyakubereye imbogamizi, Imana ikagitunganya. Ibuka bwa burwayi wari urwaye, wibaza ati se biragenda gute, ariko cya kibazo Imana iragikemura. Ibuka ya mashuri yawe wigaga ukayacikiriza kubera kubura amafaranga y'ishuri, ariko Imana ikaguha ubushobozi ukiga ukarangiza kaminuza, ndetse ugakomeza ukabona no muri masters, ndetse ukarangiza ukabona n'akazi keza. Ese utashima Imana yabarinde? Bakundwa, twige gushima Imana, kuko Imana niyo byose. Imana niyo iturinda mu makuba no mu bibazo. Hari akantu nibaza nkanjye, nkunda kwibaza ku bakristo. Abakristo twakora iki kugira ngo turusheho kugubwa neza muri Kristo Yesu, yaba mu buryo bwo mu mwuka, yaba no mu butunzi? Twakora iki? Ako kaniza kunda kukibazaho. Nkibaza ni gute ugomba kuba usenga Imana ariko tukabaho mu bukene, cyangwa se tukabaho mu bindi bibazo? Icyo kintu nkunda kukibazaho cyane, ariko nkavuga ati mu ijuru hari Imana, Imana ifite guhindura ibintu bikagenda neza. Ariko ndifuza ko byibuze abakristo, abemera Kristo, bakunda Kristo, ko tugomba kuba intangarugero mu bintu bigiye bitandukanye, yaba mu buryo bw'ubutunzi, yaba mu buryo bw'imivugire, yaba mu buryo bw'imigendere, yaba mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo abantu bose bamenye ko mu ijuru hari Imana. Bene data, igisabwa ni iki? Ni ukwizera Imana. Burya kwizera kurarema, kwizera kurarema. Umukristo utizera aba afite ikibazo. Umukristo nyamukristo ni umukristo wizera mu kibazo arimo, ukamenya ko mu ijuru hari Imana, mu kibazo cyose ukararama, kuko Imana ishobora byose. Ndaguhumuriza mu Kristo, icyo ufite mu ntoki zawe, kuko Yesu yabajije Mose ati n'icyo ufite? Mose arasubiza ngo mfite inkoni gusa, ngo iyo nkoni ngo niyo izakora ibitangaza, ngo n'ibimenyetso, ngo abantu bose bazamenya ko uri Imana. Ese Imana ikubajije muri aka kanya ngo n'icyo ufite mu ntoki zawe, aho ntiwajya mu maganya, aho ntiwajya kuvuga ngo nta kintu ufite. Ntabwo ndakubwira ngo
ntujye mu maganya. Bwira Imana ati mfite kwizera, inkoni yonyine mfite mu ntoki zanjye niyo igomba guhindura imibereho yanjye, niyo igomba guhindura ibingoye, niyo igomba guhindura ibimeze nk'imbogamizi, niyo igomba guhindura ibyari imisozi bikaba ibibaya, byose bitewe no kwizera kwawe kuri mu mutima wawe. Ntucike intege. Imana irakubwiye ngo muri aka kanya, Imana irakubwiye ndagukunda, irakubwiye ati humura mwana wanjye, wicika intege, wikwiheba, kuko ndi kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Imana irashaka guhindura ibitekerezo byawe. Imana irashaka guhindura ibikugoye. Imana irashaka kukugira umuntu w'agaciro, irashaka kugira umuntu udasanzwe, kuko uri umuntu udasanzwe. Niba waremeye Yesu Kristo ukamwemera nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe, ukamwimika, uri umuntu udasanzwe, uri umuntu w'ingenzi imbere y'Imana. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, navuga gutya, ijambo ry'Imana ryarasomwe, indirimbo zararirimbwe, yewe ariko mwene data ufata umwanya igihe wavuye ku kazi, igihe uri mu rugo, uzafata byibura n'iminota 5 usome ijambo ry'Imana, kuko iri jambo ry'Imana niryo rikubiyemo ibyiza byose, ubwenge bw'isi bwose, ubutunzi bw'isi bwose, ibintu byose, umurongo mwiza wo kugenderamo, byose bikubiye mu ijambo ry'Imana. Mboneyeho no kubwira n'aba bayobozi bacu ga nabo bazaze biringira Imana, kuko utiringiye Imana burya ibintu byose biba byapfuye. Iringira Imana muri ofisi yawe, imbere yo gutangira akazi ubanze wiyambaza Imana. Niba uri umukozi w'Imana, ikintu cyose shira Imana imbere, ibintu birajya guhinduka, ibintu birahinduka, bibe byiza, ibintu bibe special, kuko marahika w'Imana, abamarahika bavuye mu ijuru baraza bakuganirize, baraza baguhumurize muri ibyo bibazo urimo. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Reka dusome Zaburi, Zaburi ya 70, umurongo wa 2. Haravuga ngo, Mana tebuka unkize, Mana tebuka unkize. Bwira Imana ati Mana ngwino mu butware bwawe n'ubushobozi bwawe, nk'uko wanesheje rupfu, Satani, kuzimu, tebuka unkize muri iki kibazo ndimo. Sinzi ikibazo urimo muri uyu mugoroba, sinzi ikikugoye, sinzi ikikuruhije. Hamagara Imana, ubwira Imana ati Mana ntabara muri iki kibazo ndimo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mana tebuka unkize. Bwira Imana ati Mana, ni nko guhumbya no guhumbura mu kibazo. Bwira Imana ati Mana tebuka unkize iki kibazo ndimo, kuko ikigeragezo urimo sinkizi, intambara uri kurwana nayo muri aka kanya sinkizi. Ariko hamagara Imana uyibwira ati Mana tebuka unkize. Haleluya. Yesu agira neza, Yesu aradukunda. Ijambo ry'Imana riraryoshye bene data. Uwiteka tebuka untabare. Bwira Uwiteka aka kanya, yibwire ati tebuka untabare, agutabare muri izo ngorane urimo. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni. Uri kumwe n'Imana, hugoswe n'imbaraga z'Imana, hugoswe n'ububasha bw'Imana, hugoswe n'abamarayika b'Imana, hugoswe n'amavuta y'Imana. Nta hantu umwanzi atuborera, ahubwo agucira icyobo, cyacyo baguciriyemo akaba ari bukigwamo. Mu izina rya Yesu utabajije Imana ugucira icyobo, ahubwo abagucira kanzu, kuko Imana ntizihemuka, kuko Imana ntikureba amashuri, uburanga, igihagararo, inkomoko. Imana ishaka umuntu ufite umutima wo kwizera, wiringiye Imana, akayitabaza kandi ikamutabara. Iri jambo riranshimishije cyane. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni, bamware. Mana, abashaka ubugingo bwacu bamware, bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu. Mbisubiyemo, abashaka ubugingo bwacu bamware, bakorwe n'isoni. Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Umva wa mukristo we, ntiwihebe.
kuko mu ijuru hari Imana. Niko natangiye nkubwira ngo mu ijuru hari Imana, ni nawo mutwe w'iri jambo. Mu ijuru hari Imana. Abanzi bawe, abakwifuriza inabi, abakwifuriza ibibi, abatashaka kukubona, abatifuza ko wabona ugenda mu modoka nziza, abatifuza ko wabona wambaye neza waberewe, abatakwifuriza iterambere, abo bose Imana iraje ibari batire munsi y'ibirenge byawe, kugira ngo Imana ibereke ko ari Imana. Nk'uko yanesheje urupfu Satani kuzimu, kuko yanesheje abadayimoni, nk'uko yazuye Lazaro ubwo yari amaze iminsi 3 mu mva, niko agiye kuzura ibyawe byose byari byarakwamye. Yesu agiye kubizura, maze amanura ingabo z'abamarayika bagote ibyawe, bagote ibyo Satani yakwibye byose, abibohoze, abikugarurire mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Ariko nawe numara kubona igitangaza cy'Imana, ntuzibagirwe ijambo ry'Imana rivuga ngo nitumara kurya tugahaga, ngo nitukibagirwe iki? Ngo nitukibagirwe umuremyi wacu. Mu izina rya Yesu ntabwo tugomba kwibagirwa umuremyi wacu. Umuremyi wacu tugomba kumuramya, tugomba kumuhimbaza mu gihe bimeze neza, mu gihe bimeze nabi, mu gihe dufite amafaranga, mu gihe tutayafite, mu gihe turi mu mazu meza, mu gihe tutemera mu mamodoka meza, mu gihe dufite amakonti ari amamiliyoni n'amamiliyoni. Ntabwo tugomba kwibagirwa iki? Umuremyi wacu, kuko Imana iradukunda. Imana ni nyembabazi, Imana ni nyempuhwe. Twagiye tubona ibitangaza byinshi, twagiye tubona imirimo n'ibitangaza by'Imana, twagiye tubona abantu Imana yagiye ihindurira amateka, twagiye tubona abantu bararaga mu mihanda ari bamayibobo, ubu batunze amazu, batunze buri kimwe cyose kubera imbaraga z'Imana, kubera ubuntu bw'Imana. Imana irakubwira ngo humura mwana wanjye, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ese wakwiganyira uri kumwe n'Imana? Dufite umubyeyi uruta abandi babyeyi bose b'isi udahemuka. Dufite umubyeyi uruta abarida bose b'isi udahemuka, ni Imana yo mu ijuru. Imana yanesheje urupfu Satani kuzimu, Imana itareba igihagararo, Imana itareba umuryango uvukamo, Imana itareba amashuri, Imana itareba ubwiza, ahubwo Imana ireba umutima umenetse. Kugira umutima umenetse, mwene data, ni wa mutima uhora wihana, ni wa mutima uhora uca bugufi, ni wa mutima ukunda mugenzi wawe, ni wa mutima wifuriza icyiza mugenzi wawe. Uwo niwe mutima Imana yifuza, kugira ngo uwugire Imana ibashe guhindura ibintu byinshi byari bikugoye muri wowe. Abishimira ibyago byanjye bazasubizwa inyuma. Abishimira ibyago byanjye bazasubizwa inyuma. Wowe uri kwishimira ibyago bya mugenzi wawe, uzasubizwa inyuma. Uzahora uri igikuri mu buryo bw'umwuka, uzahora uri igikuri mu buryo bw'iterambere, uzahora uri igikuri mu mibereho yawe. Nimba utifuriza neza mugenzi wawe, ufite ikibazo gikomeye cyane, uzasubizwa inyuma. Iri ni ijambo ry'Imana ribivuga. Uzasubizwa inyuma, nta terambere ushobora kugira. Ariko wishimira iki? Iterambere rya mugenzi wiwe. Uwo arahiriwe, uwo arahiriwe, arahiriwe, kuko ni umugisha ku bandi, ni umugisha, ni urumuri rumurikira abari mu mwijima, ni urumuri rwifuriza buri kintu cyose, buri muntu wese icyiza. Uwo wese arahiriwe, kuko ari mu murongo mwiza wo muri Yesu Kristo. Kuko kuvuga ngo ukunda Imana udakunda mugenzi wawe, kuvuga ngo ukunda Imana ukigendera mu bintu by'amacakubiri, kuvuga ngo ukunda Imana ukiri nyamwigendaho, kuvuga ngo ukunda Imana udakunda mugenzi wawe muturanye, udakunda uwo munyeshuri muri kumwe, utajya gusura abarwayi kwa muganga, utamenya imfubyi n'abapfakazi, urwo kumenya Imana kwawe kurapfuye. Umuntu uzi Imana nyabyo nyakuri ni umuntu wita kubarushye n'abaremerewe, akababwira amagambo meza yo kubahumuriza. Si ngombwa ngo ubahe amafaranga, si ngombwa ngo ubahe amazu meza, si ngombwa ngo ubahe imodoka nziza. Igikeneye ni kimwe gusa, ni ukumubwira amagambo meza, kuko aka kanwa kacu kararema. Iga kugira amagambo meza, iga kwatura ibyiza, iga guhora uvuga ibintu byiza biryohereye amatwi ya mugenzi wawe, apana
mu guhora mu bintu bisubiza inyuma mugenzi wawe. Wowe uzibwira ngo umusubije inyuma, ariko uzaba wisubije inyuma mu bitekerezo. Yesu nahabwa icyubahiro. Reka turangize. Abishimira ibyago byanjye bazasubizwa inyuma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bagire igisuzuguriro, abibwira bati aha mwikureho icyo gisuzuguriro mu izina rya Yesu. Aha niho ndangirije. Mwikureho icyo gisuzuguriro. Umunyarwanda yaravuze ngo kuvuga menshi siko kuyamara. Ngo kandi ngo havugwa menshi gakumvwa na beneyo. Wowe wumvishije iri jambo, ikureho icyo gisuzuguriro cy'umwanzi Satani mu izina rya Yesu, maze winjire mu buntu bw'Imana, winjire mu mbaraga z'Imana, winjire mu rukundo rw'Imana, winjire mu buntu bw'Imana, winjire muri favor y'Imana. Numara kwinjira mu buntu bw'Imana, umaze kuba icyaremwe gisha gitunganye, cyifuriza abagenzi bawe byiza, Imana iraje guhindura imibereho yawe, Imana iraje guhindura ubuzima bwawe, Imana iraje byari byose byari bimeze nk'imisozi ibihindura amataba, ubi icyaremwe gisha muri Yesu Kristo, kuko niwe tubonera ubutunzi, niwe tubonera amahoro, niwe tubonera umunezero. Ba Kristo, Yesu arabakunda, Yesu arakomanga, uko bwije nuko bukeye arabahamagara ngo mumusange abatabare muri icyo kibazo murimo. Yesu arababwira ngo ntabwo nimuze abarushye n'abaremerewe, munsange ndabaruhura. Nta muntu muri iyi si uteze kugutura iyo mitwaro uretse Yesu Kristo. Nta muntu uteze gukura iyo mitwaro ikuremereye uretse kwizera Yesu Kristo. Ese uramwizeye muri uyu mugoroba? Nimba umwizeye vuga ngo amen. Ese ufite guhindura intekerezo mu bya bindi wakoraga bitari byiza, bya bindi byo kugambana, bya bindi by'ubugambo, byo kutifuriza mugenzi wawe icyiza? Aho uri muri iciro cyobo. Icyo cyobo sinshaka kukicira, ahubwo hinduka muri wowe, utangire kwifuriza abantu ibyiza, ube muri Yesu, winjiremo indani mu bikugoye, umwambaze, umuhamagare, umutakire. Yesu araje guhindura imibereho yawe, Yesu araje guhindura ubuzima bwawe, ube icyaremwe gishya muri we, maze abantu bose nibakubona bakubonemo urumuri rumurikira abari mu mwijima. Kuko icyatumye Imana idusiga ngo ni ukugira duhindure ibyasigaye bidatunganye. Ese umaze guhindura iki? Ese urahindura iki? Urimo urasenya cyangwa urimo urubaka? Ese amagambo uvuga arasenya cyangwa arubaka? Ariko sinshaka ibisenya. Mu izina rya Yesu ndashaka amagambo ava mu kanwa kawe, aba amagambo y'ubuhanuzi areba mugenzi wawe akamwifuriza icyiza. Ndashaka amagambo y'ubuhanuzi areba mugenzi wawe ukamubonamo umuntu w'agaciro. Ndashaka ubone amagambo n'intekerezo zawe bibe ibiva muri Yesu Kristo. Intekerezo zawe zibizo muri Yesu Kristo. Yesu Kristo aza mu isi, ingendo zose yagiriye muri iyi si yitwaye neza. Hari indirimbo ivuga ngo Yesu ngaraduhamagara. Yesu araguhamagara muri aka kanya, umwizere akubera umwami n'umukiza mu mutima wawe, kugira ngo ibintu byose bibashe guhinduka bibe byiza. Wowe warurushye, wowe waruremerewe n'ibintu bitandukanye, ucyumvira ijambo ry'Imana, Yesu aragukunda, Imana iragukunda, ifite guhindura imibereho yawe ikaba myiza. Kandi nkwifuriza umugisha w'Imana no kugubwa neza no kuhorana ubuzima bwiza buzira uburwayi, buzira ikibi icyo ari cyo cyose. Nicyo kintu nkwifurije. Rero tugiye gusengana nawe muri aka kanya turangiza, ariko wizere Imana, kuko mu rugo rwa Data harimo ibintu byose. Ubutunzi bwose niho bubarizwa, buri kintu cyose niho kibarizwa. Reka dusenge Imana. Imana nziza, Imana iri ku ngoma, Imana yisumba byose, gushimiye kuri iri jambo ryiza uduhaye. Mana, ndabigushimiye, rihindura imitima yacu kandi rihindura intekerezo zacu. Abanzi bacu ndetse n'ibitugoye n'ibiduca intege, kuko umwanzi dufite nta wundi ni Satani, ariko waramutsinze mu izina rya Yesu. Ni wowe watsinze rupfu, Satani, kuzimu, mu izina rya Yesu. Tubere maso kandi uduhe imbaraga zo kuguma muri wowe,
kugukorera, kuguhimbaza, kukuramya. Mu mitima yacu y'abatuye isi habemo kukuramya no kuguhimbaza. Aho tugeze hose tuvuge ishimwe ryawe. Mu bitugoye, mu biduca intege, tuvuge izina ryawe, maze tuguhamagare kuko ni wowe kudutabara, kandi mu buryo bwihuse ni wowe utabara, kuko niwe mubyeyi mwiza, niwe mubyeyi mwiza, niwe mubyeyi udahemuka, niwe mubyeyi twiringiye, ni wowe nyiri feza, ni wowe nyiri zahabu, ni wowe buri kimwe cyose, ni wowe ugitanga. Turakwizeye nk'Imana. Abarushye n'abaremerewe bumvishije iri jambo baruhure mu izina rya Yesu. Abihebye, abafite imitima yinangiye, bose baruhure mu izina rya Yesu, bahinduke babe icyaremwe gishya muri wowe. Icyubahiro kibi cyawe hano mu ijuru no mu isi, none n'iteka ryose. Amen, amen.